abantu bimye abandi inzira, ko Yesu agiye gutegeka barajya hehe? Dufite abantu batumye abandi batabyara, ko Yesu agiye gutanga urubyaro barajya hehe? Dufite abantu bavuze ko nta buzukuru tuzagira, ko Yesu agiye gutanga abuzukuru barajya. Menyekana yuko ari mu nzu, benshi bateraniraho buzura inzu, barenga no mu muryango, nuko ababwira ijambo ry'Imana. Gatatu haza abantu 4 bahetse ikirema, 4 ariko babuze uko bakimwegereza, kuko abantu bahuzuye basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'ahari. Bamaze kuhapfumura bamanuriramwo ingobyi ihetswemo icyo kirema. 5 Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Mfite irindi jambo rito riri mu gitabo cy'Abacamanza, ibice 6 ku murongo wa 23. Abacamanza ibice 6 ku murongo wa 23 haravuze ngo, nuko Uwiteka arababwira ati, humura witinya, ntuzapfa. Imana ibaho umugisha. Ku bashyitsi, nitwa Pastor Rukundo, nkorera umurimo w'Imana hano, kandi birumvikana ndubatse, mfite umugore n'abana. Imana yo mwijuru ihabwe icyubahiro. Ariko biraryoha iyo umuntu yivuga akavuga ko n'abana. Yesu ashimwe. Nshimiye Imana ko yongeye kuma guhagarara hano imbere y'iteraniro. Meruka guhagarara hano umwaka utaha 2025, ndi kubabwira ijambo rivuga ngo, amaboko y'Uwiteka azatugeza muri uyu mwaka. None Imana ishimwe, tuyikomera amashyi kwitugejeje muri uyu mwaka. Nkuko umushumba yadusengeye avuga, Imana yaraturinze mu ngendo tumazemo iminsi. Turashima Imana rero ko uyu munsi yemeye ko tugaruka hano mu nzu yayo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Dusomye ijambo ry'Imana muri iki gitabo, cyangwa se bamwe bavuga ngo mu isezerano rishya. Twibukiranye ko iri sezerano rishya rigizwe n'ibitabo 27, kandi rikaba rigabanyijwemo imigabane igera muri 4. Umugabane wa mbere ni ubutumwa bwiza, ari byo bitabo 4. Hanyuma umugabane wa kabiri ni igitabo cy'amateka kimwe, ari cyo gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Umugabane wa gatatu ni inzandiko 21, harimo iza Paulo, hakabamo n'inzandiko za rusange. Hanyuma igitabo cy'umuhanuzi nicyo cya 4, kaba kimwe ari cyo cy'ibyahishuye. Ndagira ngo rero uyu mwanya tuganire ijambo ry'Imana, babwire intego y'iri jambo nashatse ko tuganira uyu munsi wa none. Numvise nje kukubwira ngo Imana iguhuze n'umugisha wawe muri uyu mwaka turimo mu izina rya Yesu. Oya, mbwirira umuntu mwicaranye mubwire ngo Imana iguhuze n'umugisha wawe. Yesu ashimwe. Imana iguhuze n'iki? Mununga ibiganza muvuga ngo nawe Imana iguhuze n'umugisha wawe. Imana ibahe umugisha. Ndumva ubu buhanuzi bunyuzuye kubwira abantu, babwira ngo igihe mwazengurukiye kuri uyu musozi kirahagije. Igihe kirageze kugira ngo Imana iduhuze n'ibyacu yavuganye natwe. Kandi muri iri teraniro dufite abantu bavuganye n'Imana. Igihe cyageze kugira ngo Imana iduhuze n'ibyacu, ibyo Satani yari yaratunyaze. Igihe kiraje kugira ngo Imana iduhuze nabyo mu izina rya Yesu. Hari abagabo 4 bavugwa muri ubu butumwa bwiza,
babonye Yesu ariko bamubona mu buryo butandukanye, baramuvuga, bamaze kumuvuga baranuzuzanya. Umugabo bita Matayo yabonye Yesu amubona nk'umwami, aravuga ngo muri iyi si no mu zindi si no mu ijuru nta wundi mwami uhuye na Yesu. Arabihamya aravuga ngo Yesu wacu ni iki? Ni umwami. Luka yitegereje Yesu, abonye uburyo Yesu ari gusonza, yumvise inkuru za Yesu uburyo Yesu yagiraga inyota, arabara inkuru aravuga ati uyu nawe ni umuntu nkatwe twese. Yohana rero ngo yitegereje Yesu amubona nk'umwana w'Imana, aravuga ngo uyu ni umwana w'Imana. Uyu Mariko dusomye rero niwe witegereje aravuga ngo uyu Yesu ni umugaragu w'abantu. Iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo muri Mariko ibice 10 ku murongo wa 45, Bibiliya iratubwira ngo Yesu ntabwo yaje gukorerwa, ahubwo yaje kuba umugaragu w'abandi. Kubera iki rero? Niyo magambo tugiye kuganira. Dusomye ijambo ry'Imana muri Mariko ritweretse neza uburyo Yesu, iyo usomye ku murongo wa mbere cyangwa se ku gice cya mbere cya Mariko, usanga Yesu yari ari mu kazi, aho yagiye akiza abantu, aho yagiye ahumura impumyi, aho Yesu yagiye akiza nyirabukwe wa Simoni, yakoze akazi gakomeye. Amaze gukiza abantu ngabwira abigishwa, arababwira ngo nimureke tugende dusubire i Kaperinawumu. Bivuze ngo Yesu yari yavuyeyo n'ubundi, ariko afashe umwanzuro wo gusubira i Kaperinawumu. Ngutangarize ko Yesu hari igihe ava iwacu akagenda, hanyuma tukagira ngo yaradutaye, ariko humura Yesu ari kugutekerezaho. Yahoze i Kaperinawumu, aragenda akorera ahandi. Abantu b'i Kaperinawumu bagira ngo Yesu yarabataye, yarabaretse, ariko Yesu yari ari kubatekerezaho. Hari igihe umuntu ahura n'ikibazo akagira ngo Yesu yaramwibagiwe, ariko ntabwo Yesu yakwibagiwe. Haleluya! Iyo Yesu yahavuye gatoya, birashoboka kureba muri stoke ukabona nta byo kurya bihari. Iyo Yesu yahavuye gatoya, hari igihe imyambaro ibura. Iyo Yesu yahavuye gatoya, ku maduka y'abantu amadeni aba menshi. Ariko ndagutangariza ko hari igihe Yesu afata umwanzuro wo kugaruka mu rugo rwawe. Yesu rero afashe umwanzuro wo gusubira i Kaperinawumu. Ngo baragenda bagezeyo, Bibiliya yatubwiye ngo hari inzu binjiyemo. Ntabwo batubwiye ngo ni konde, ariko buriya ni ku muturage yageze, cyangwa se ni ku mukristo wa sepake yinjira muri iyo nzu. Haleluya! Icyama Yesu akinjira mu nzu yawe uyu munsi, icyama akagera mu rugo rwawe uyu munsi, icyama akagera mu kazi kawe, icyama akinjira mu muryango wawe. Yesu ngo yinjira muri iyi nzu, ngo amaze kugera muri iyi nzu, ngo abantu bamenye amakuru ko Yesu hari inzu yagezemo. Bamenye amakuru ko Yesu hari iki? Ongera umumbwirire ngo Yesu yinjire mu nzu yawe. Abantu bamenye amakuru ko Yesu yagarutse mu rugo rwawe. Abantu bamenye amakuru ko Yesu yongeye kugabura. Abantu bamenye amakuru ko Yesu yongeye kuzana inyungu. Abantu bamenye amakuru ko wongeye guheka. Abantu bamenye amakuru ko wongeye gucuruza. Abantu bamenye amakuru. Haleluya! Abantu bayamenye, bafite amakuru ari ivumbi. Yesu nahagera azahanagura amarira mwarize mu rugo rwanyu. Yesu yinjira mu nzu yawe, azana amakuru mashasha abantu batari bazi. Yesu ngo abantu bamenye ko ari muri iyo nzu, Bibiliya yatubwiye ngo baza hari muri iyo nzu, ngo binjira muri iyo nzu, ngo bakwirwa mu iyo nzu, ngo baranasaguka, ngo barenga no mu muryango. Imana ishimwe! Ngo barenga no mu mbuga, buriya barenze no munsi y'inzu. Iyo Yesu yaje abantu baza utabahamagaye. Ibintu byo kwirwa wishyiramo abantu ntabwo bansura
itonde Yesu abanza ze, niba gusurura bahiki. Nararwaye nibangeraho, itonde. Ari mu nzira za, ariko aba wihanganye. Ngiye ngo mvuye muri korari ngo sinzayigarukamo, ngo barobanura ku butoni baramaze. Yesu naza bazaza utabatumishye. Ngo baraza Yesu nawe ngahita bategurira ijambo ry'Imana, ngatangira kubigisha ijambo ry'Imana, ngatangira kuribigisha. Hanyuma ngo hari abagabo bane bari mu nzira, nabo bamenye amakuru ko Yesu hari inzu arimo. Ariko Mana angize mu nzu yanjye. Haleluya. Iyo Yesu yaje mu nzu, abashyitsi bahora bihinduranya. Uyu munsi ntabwo turi kuza, sibyo? Ntabwo turaza. Bawihanganye natwe ntabwo ari twebwe, ahubwo nidufata amakuru ko Yesu yaje, tuzajya tukisuhurishwa utaduhamagaye. Ibyo kuvuga ngo abantu ngo bagira abo babana nabo, ngo nabo batabana. Hoya, ikigeragezo sikarande, kubana bisikarande, si umugabane wagabanye. Burya Imana igi umva, hari igihe uba mu kijya abantu bakakuvuga, ariko bugacya. Yeganyeza umuntu mwicaranye umubwire ngo kora umurimo w'Imana, Yesu ari mu nzira za. Ibintu byo kuburaho ngo ngewe ng'itorero ngo barananiza, ngo baranyanga, ngo bagira gute. Itonde Yesu naza tuzagukunda, byanga byakunda, byanga byagira gute. Yesu niyinjira iwawe tuzabireba, kandi nawe azabivuga ko yaje. Ngo urugongo rwarananiye ngo niko bavuga, waretse bakavuga. Yesu naza akazarutunganya, azarushyira ku murongo. Abagabo bane bari mu nzira baza ahantu Yesu yari ari, ngo bageze mu nzira, Bibiliya yavuze ngo bahasanga ikirema kitagenda, kitabuja, kitanyeganyeza, gisabiriza, kiri mu buzima bugoye. Ngo baravugana, uyu muntu koko ko tugiye kureba Yesu ushobora byose, uyu muntu ko tubona nawe yamugaye, kandi mu mbaraga Yesu afite nta kintu na kimwe kimunanira. Uwamwikorera tukamugeza ahantu Yesu ari, tukamujugunyayo, wenda ibindi ntibitureba. Yesu ugira impuhwe azamugirira neza. Ngo bajya inama, bagiye inama ngo barayuzuza, ngo bahita bemera ko bose baterura ikirema, ngo baramwikorera baramujyana. Ngo bamugejeje ahantu Yesu ari kuri ya nzu, Bibiliya yavuze ngo babuze ahantu bamunyuza. Babuze ahantu bagira gute? Babuze ahantu bamunyuza, bakajya babwira abantu, bakabwa ni rwose mwaretse uyu muntu, wenda twe mutureke, ariko mwaretse ko natwe tumugiriye impuhwe, tukamugeza ahantu databuja ari, wenda twe ko tugaruka, ariko we namubona akamugirira impuhwe. Ibintu byo kwa Yesu rero umuntu wese arirwariza, agira gute? Kandi iyo Yesu aje gutabara akazana ibisubizo byawe, akakubura mu mwanya yagushyizemo, nubwo haba hari mukuru wawe yazanye ibahasha, ntamubwira numva dusanze adahari, marayika aramubwira nta nubwo bavugana,
aravuga uti narinzanye ibisubizo bya mukuru wawe ariko sinabiguha ngo umujyane. Ibintu byo kwa Yesu ni ukwirwariza. Wasenze umugore wawe atasenze, ntabwo marayika wazana ubusubizo ngo azane umugore wawe ngo abikuzanire. Hoya, asubirayo agatanga raporo akavuga ngo namubuze. Mumbwirire ngo ibintu bya hano ni ukwirwariza. Hano mwirwa mubeshyira abahanuzi, banze Imana yarabeshyeye, baratuvangiweho. Ntabwo batuvangiweho, umwanya Yesu yagushizemo yaraje ukuburamo, marayika utanga ibisubizo bisubizayo. Ngabari baraho ngaho baramubwira numva sha, mwebwe murasetsa, twebwe twahageze ejo, none iki kirema nicyo muje mwitwaje ngo tubahe inzira ngo mugitambutse ngo mujyeyo. Namwe nimugerayo muvuga ibyanyu, ahita batabara. Tukira hadukanuye amaso ngo babima inzira, ngo bakajya ku bandi ngo bakabwani rwose bene data, wowe ntabwo uzi ko turirimbana, ntituraririmbana. Waduhaye inzira ko uyu muntu tumutoraguye mu nzira tukamujyana tukamugeza imbere ya Yesu. Rwose natwe twamugira imwe, ntituziranye, ntitunavukana, nta nubwo ari bene wacu, mwaretse tugatambuka. Barababwira reka tubabwire nta muhwe ziraha, nahiriwe kuva mu gitondo ntiturarya, dutegereje ko natwe dukoraho, ntabwo twabaha inzira, nimugisubizeyo n'ubundi n'abazima babuze aho banyura. Iki kirema murabona mwabona aho mugitambutse. Ngo baragisohokana, bageze hariya ku irembo, umwe ashyira hejuru. Ntabwo abantu bose bazakwanga, harimo n'abo Imana izagusigariza. Umuntu umwe ashyira hehe, aravuga uti ariko mfite igitekerezo ko Yesu mbizi afite byose mu gipfunsi cye, uyu muntu tugire kuza tumwikoreye, tugire no kumusubizayo. Baravugana, igitekerezo nari mfite, ndashaka kugira ngo niba mubyemera mureke twurire iyi nzu, nitwurire iyi nzu tuyisakambure. Yesu afite ubwishyu, azishyura nyir'inzu, kandi twe tuzaba twagira ibyo n'ibitureba. Turebe yuko wenda twamujugunya, ibindi Yesu azabyimenyera. Buzuza inama, barurira inzu, ngo bageze hejuru babwira ikirema tuvurere, twakugiriye impuhwe, hari ahantu tuzi intaho, twakumanukanye tukunyuza ni Ukongo, tugucisha Sangano, tukugeza mu Gityaza, none tukugejeje muri Sepake. Ibindi nawe ugire gute, wimenye, wirwarize. Baramubwira uti urimo urareba metero ziri hasi. Kirema uti noneho ndapfuye. Kirababaza ati se ko nta mugozi mwazanye wo kumanuriraho. Baramubwira ati rero burya uyu mugabo twaje kureba ashobora bingahe byose. Wowe nubanza umutwe ubwonko bukajya hariya, arabusubizamo kuko afite piyese zacu. Wowe nubanza urubavu ukuboko gukavamo, aragucomekamo ndabizi. Wowe ikintu cyose uri bube Yesu arakuvura, ni umuganga wa bose. Baramubwira uti tayari. Kiravuga uti nta kibazo, ariko hari igihe ikigeragezo cyiza ukavuga uti kiranyica. Haleluya. Ariko Yesu humura, dufite Imana idukura muri ibyo byose bikomeye tubona tutakivanamo. Ngo barohereza, ngo ikirema kimanukira mu ngobyi cyikaraga, ngo kiraza, ngo n'imbere ya Yesu ahantu yarara ari gukorera umurimo, ngo kikubita imbere ye, ngo abari bakimye inzira bakibonye bayoberwa ibibaye. Bamwe baca mu madirishya bavuga ndi kwacira Yesu, toka Satani mu izina rya Yesu. Barakoreza nimubizi ukuntu dutokesha, nibidatokeshwa turabitokesha. Bo bari bazi ko ari umuzimu uturutse mu hejuru. Naho ni cya kirema bimye inzira, bashakiye iyindi nzira kugira ngo kigere kuri Yesu. Uko byagenda kose, haleluya, Yesu nubwo bazi ko atakuzi, amazina yawe arayazi, nubwo bazi ko bitazashoboka,
umva ngo bagikubise hasi ngo bamwe baciye mu madirishya abandi baciye mu miryango bagenda bavuga ngo ni ibiki. Abafite imitima ikomeye baguma aho ngaho. Ngo bagiye kubona babona ni cya kirema cyari kiri kubinginga. Bakajya mu izina rya Yesu, iki se kigeze hano gute? Ururunura nta nubwo baba bakimwita umuntu, rugeze hano uti. Yesu ngo yitegereje nawe, yitegereje ikirema, areba mu kirere abona bakinyujije hejuru. Arakibaza uti ugeze hano gute? Kiravuga uti nabanzanye. Byagenze ute se? Bampetse. None se kugucisha hejuru babikoze gute? Ahubwo bahasakambuye. Bagize gute? Bahasakambuye. None urashaka iki? Kirema kiravuga uti databuja ndashaka gukira. Yesu aravuga uti mva mwana wanjye, kwizera kwawe kugize gute? Ibyaha byawe ugize gute? Uyu mwanya ibyaha byawe ugize gute? Kubera iki Yesu yavuze ngo ibyaha byawe urabibabariwe, atararanze ijambo ngo ndagukijije nk'uko binsabye? Yesu iyo yitegereje umuntu mu kigeragezo asanga twaracumuriye mu kigeragezo. Hari abantu twishyizemo ngo baratwanze, ntibadusuye, sinzongera kubavugisha, sinzongera no kubasuhuza, sinzongera no gukora umurimo w'Imana, sinzongera no kwitanga mu rusengero. Abantu ibyo byose nibyo Yesu yitegereza akabona birakuzuye, akavuga ngo mbere yuko mukiza reka mbanze mbohora ubugingo bwe. Yesu akubohore muri iri teraniro. Dufite abantu bakomerekeye muri uyu murimo w'Imana, ariko Yesu abomore mu izina rya Yesu. Arakibwira numva rero, ikorera ingobyi yawe ugire gute? Wigendere. Babazi iki kirema kirongera cyurira urwego gisubire hejuru. Kirasubira hehe? Kiraca hehe? Arakibwiye ngo ikorera ingobyi ugira gute? Abacimye inzira barongera kukwima inzira, abakwimye inzira barongera kukwima inzira, abakwimye ijambo barongera kukwima ijambo, abavuze kutazahekuza bacimye inzira cinjira. Ariko kuko Yesu ategetse kigomba kunyura mu muryango, kikajya kibabwira ati egera yarategetse. Egera yagize gute? Egera yagize gute? Egera Yesu yagize gute? Egera Yesu yagize gute? Mbwirira umuntu mwegeranye ngo Yesu ategeka mu izina. Abantu babyumvise nibatere haleluya. Dufite abantu bimye abandi inzira, ko Yesu agiye gutegeka barajya hehe? Dufite abantu batumye abandi batabyara, ko Yesu agiye gutanga urubyaro barajya hehe? Dufite abantu bavuze ko nta buzukuru tuzagira, ko Yesu agiye gutanga abuzukuru barajya. We mutima urira sekwa makuba namubwire, ubwire buhoro kugira ubwoba, ubwire buhoro mubwire mubwire buhoro, we mbwire buhoro. Haleluya. Bwira Yesu byose, bwira Yesu byose, nshuti yawe ibikubabaza. Arakunda fasha, arakunda fasha abashavuye, wizere ijambo ryekana. Arakunda fasha, arakunda abashavuye, wizere ijambo ryekana.
abaremerewe babwire ko Imana ubahumurize utumukiza amara agahinda ubahumurize utumukiza amara agahinda ubahumurize utumukiza amara agahinda kandi Imana iguhuza n'umugisha wawe. Uriya mwaka nta bantu wari ufite, ariko Imana iguha abantu muri uyu mwaka. Imana igukuraho indyarya, Imana iguha abantu bakugirira impuhwe, Imana iguha abantu bakugeza kuri Yesu. Abantu banze kukugeza heza, ariko Imana igiye kuguha abantu bazakugezaho Yesu ari. Ufite abantu ushobora kwegera ukamubwira ati ko mbona ucuruza, kandi ubwo wenda batangiriye ku mitwaro 50, ariko ugiye kumugisha inama ufite nka 2,000,000, umubwira ati kugira ngo nanjye nacuruza muri iyi Kampala nkajya njyamo nkagaruka nabigenza gute, kubera ko batari mu bantu bakugeza ahantu Yesu ari. Agahita akubwira uti baba we natwe twarashize 2,000,000 ni nkeya, kandi ubwo yatangije 50. Dukeneye abantu, haleluya, dukeneye abantu batugira inama, dukeneye abantu batugezaho Yesu ari, dukeneye abantu baduheka bakatugeza ku byiza. Dukeneye abantu. Yesu ashimwe. Imana ikumera abagabo 4 buzuye umwuka wera. Imana ikumera abagabo 4 bahindura ibihe byawe. Imana ikumera abagabo 4 bakugeza ku mugisha wawe. Imana ikumera abagabo 4 barinda abana bawe. Bira yatubwiye ngo nuko Uwiteka aravuze ngo nubwo bimeze gutyo ariko ntabwo gipfuye. Uba warapfuye umwaka washize, uba warapfuye uri muri cya kigeragezo, uba warapfuye igihe bagushimutaga, uba warapfuye igihe wari kwa muganga, uba warapfuye ibyuma babyegeranyije, uba warapfuye uri kwiseta, ariko kubera ko Yesu avuze ngo ntabwo gipfuye, humura aratacyategetse. Ni kangahe bakugambaniye mu kazi ngo bakwirukane, ariko kuko havuziwe ijambo Uwiteka akakurindira muri ako kazi. Ntabwo gipfuye. Iyo umuntu yageze ahantu Yesu ari, biba byarangiye. Abavugaga baraceceka, hakavuga ibikorwa bya Yesu. Iyo umuntu yageze ahantu Yesu ari, induru z'abantu zirarangira. Iyo umuntu yageze ahantu Yesu ari, abahimbaga bavaho. Yesu kuko abategetse arakora kandi akagaragaza n'ibikorwa. Tugiye gusenga Imana, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu wabarira ibyaha no muri iri teraniro arahari kugira ngo nawe akubabarire. Yesu babarira ibyaha yaje muri iri teraniro kugira ngo nawe akubohore. Ntabwo Yesu yakugaburira atarabanza kuvuga ijambo rivuga ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Ntabwo Yesu yagukiza ubwo burwayi ataravuga ngo mwana wanjye ibyaha byawe wari ufite urabibabariwe. Umaze iminsi mu kigeragezo wishizemo abantu ntukibareba uko bikwiye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu hindura amateka yaje muri iri teraniro kugira ngo ababarire abantu. Tugeze mu minsi Pawulo yavuze abantu basigaye baryana mu miryango bakaza mu nzu y'Imana ugira ngo turahuje, ariko bikomeye hanze. Ntabwo Yesu abikeneye. Yesu akeneye abantu bagendera ku murongo, bakagendera mu mategeko ye. Yesu barabakeneye. Yewe mwene data mushiki wanjye uri hano, Yesu aragushaka. Abadiyakoni badukingira imiryango.
mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe, ikorera ingobyi yawe witahire. Haleluya. Iyo umaze kubabarirwa ibyaha, ibyifuzo byawe birumvikana. Iyo umaze kubabarirwa ibyaha, ikibazo wari ufite kikugoye, Yesu agihagararamo akakigenza neza, nawe ugahagarara imbere y'iteraniro ushima Imana. Mbese nawe urahari muri iri teraniro ushaka imbabazi, uri muri iri teraniro urumva Yesu hari ibintu yakubabarira, ndagira ngo twitekerezeho amasegonda makeya gusa. Wowe urumva hari abantu wumva umutima wawe utarababarira, ndagira ngo muri iri teraniro ubabarire. Uyu Yesu waje kureba ntabwo ari twebwe, ntabwo ari abashumba hariya, ahubwo urumva ukeneye Yesu, kandi kugira ngo umugereho, numugeraho arabanza arebe mu mutima, arebe ibitekerezo byawe, arebe ibyo wibwira, avuga uti mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe, ntabwo gipfuye nk'uko mu gitabo cy'abacamanza hatubwiye. Urahari kugira ngo tugufashe gusenga Imana. Niba uhari muri iri teraniro, turaza kwinginga umushumba hariya adufashe gusenga Imana, ariko nkeneye abantu bagiye kubwiza Yesu kuri, bakamubwira ati tuciye mu bikomeye, duciye mu byinshi, natwe turaje kugira ngo turuhure. Kandi ikintu cya mbere abanza kukuruhura, abanza kohereza imbabazi zikakugeraho. Niba uhari muri iri teraniro, hagurukiraho uri maze dufatanye nawe gusenga Imana. Urahari? Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Tekereza mu mutima wawe, ukeneye Yesu muri iri teraniro. Uyu Yesu uhindura amateka, uyu Yesu ushaka kuguhuza n'umugisha wawe muri uyu mwaka. Birashoboka ko rimwe na rimwe n'imigisha yacu tubigiramo uruhare ntiboneke, ariko uyu mwanya Yesu arashaka kuguhuza n'umugisha wawe. Ariko nawe akeneye yuko hari ibintu banza ukegezayo, ibyo ukorera mu rwihisho, ibyo Yesu yabibonye, arashaka kugira ngo ubanze ubyegezayo, narangiza avuge ngo mwana wanjye, mwana wanjye. Iryo jwi turarikeneye nanone, avuga ngo mwana wanjye. Ndabona abantu bagihaguruka. Niba uhari nawe wikihagararaho, haguruka, kuko Yesu hari ibyo aje gukora, hari ibyo ashaka gukora. Niwihagararaho urataha uko winjiye, ariko niwemera ijwi ry'Imana rikakugeraho, Yesu aragushaka. Bavuge ngo mwana wanjye ntabwo ugipfuye, ahubwo ibyaha byawe urabibabariwe. Ngaho nawe ikorera ingobyi yawe. Najyaga ndorongotana mu by'isino, mu ngeso mbi, mugarutse noneho sinzonge. Haguruka nawe niba uhari kuzi ingize umushumba. Haguruka nawe, uhaguruka gufashe gusenga Imana. Mbabazi z'Imana zikugereho muri iri teraniro, kandi wongere kumva ubwiza bw'Imana. Shinginzi onsengenchi onsengenchi